Humble Goodness TV ndabasuhuje ndabaramukije cyane ndabifuriza kugira igicamunsi cyiza n'umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye. Abafite akazi ndabifuriza akazi keza, kandi namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze ejo bigakunda. Iyi mukurikirana ni Humble Goodness TV, njye mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Twagarutse tubagezaho ikiganiro uko tukomeje kugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye bivuga muri Bibiliya nk'uko bitandukanye. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku mugaragu witwa Yerobowamu. Yabaye umugaragu n'umwami. Impamvu Imana yamuhaye ubwami uko yayoboye nabi n'uko yahaniwe. Muraho neza bakunzi ba Humble Goodness TV. Uyu munsi turarebera hamwe inkuru y'umwami Yerobowamu, umwe mu bami ba mbere ba Isirayeli nyuma y'itandukana ry'ubwami. Yatangiranye isezerano rikomeye riturutse ku Mana, ariko aza kurangiza nabi kubera ubwoba n'ubugome. Yerobowamu ninde kandi yategetse ryari? Yerobowamu yari umugaragu wa Salomo, ariko afite ubushobozi bwinshi. Imana yamuvuzeho binyuze ku muhanuzi Ahiya wo muri Shilo. Imana imuha ububasha bwo gutegeka imiryango 10 ya Isirayeli, uko tubisoma mu bami ba mbere ibice 11 umurongo 29 kugera kuri 31. Ibi byabaye ubwo Imana yihanangirizaga Salomo kuko yateje ibigirwamana mu gihugu. Yerobowamu yabaye umwami w'ubwami bwa Isirayeli mu majyaruguru nyuma y'urupfu rwa Salomo, mu gihe Rehobowamu umuhungu wa Salomo yayoboraga Yuda mu majyepfo. Impamvu Imana yamuhaye ubwami: Imana yamubwiye iti nukomeza amategeko yanjye nzagukomeza nka Dawidi, nzagukomereza ingoma, nk'uko tubisoma mu bami ba mbere ibice 11 umurongo 38. Rero Yerobowamu yatangiye afite amahirwe yo gutanga urugero rwiza, ariko ubwoba bwaramwigaruriye. Yaribwiye ati nindeka abantu bakajya i Yerusalemu gusenga bazasubira kuri Rehobowamu. Tubisoma mu gitabo cya mbere cy'abami ibice 12 umurongo wa 26. Aho kugira ngo yizere Imana, yatangiye gahunda yo kuyobya igihugu ngo yihamye ku ngoma. Kuyobya Abayisirayeli gukorera ibigirwamana. Yerobowamu yakoze ibintu bikomeye cyane byateje uburakari bw'Imana. Yakoze ibishushanyo by'inyana z'izahabu 2 azishyira i Beteli na Dani. Murabizi rero ko kugira ngo arebe ko ubwoko yagize gutya abumba ibishushanyo kugira ngo bajye babisenga. Aho yari atangiye kugira ubwoba bw'uko ngo abantu bashobora kumucika bakajya kuri Rehobowamu umuhungu wa Salomo, kandi wumve ko Imana yari yamwijeje ko imuhaye imiryango 10 yo kuyobora ya Isirayeli. Ariko atangira gushidikanya, agira ubwoba mu mutima. Rero ubwo bwoba yamaze kubugira, niko kugenda afata ibimasa areba uburyo ki yaremamo ibijyanye n'ibintu byo kuramya, ibishushanyo byo kujya basenga, kugira ngo agere uburyo ki yigarurira abantu batajya kuri Rehobowamu. Ibyo byose rero ni ibintu byatumye habaho uburakari bw'Imana. Imana rero imaze kubona ko aricyo kintu agendereye, Imana yarebye uburyo ki yagira gute yatangira kumunyuzaho ikintu cyitwa umunyafu. Urumva dore Imana
urumva ko yakoze ibishushanyo by'inyana z'izahabu ebyiri azishyira i Beteli na Dani, abwira abantu ati dore imana zawe zakuye igihugu cya Egiputa. Yashyizeho abatambyi batari abo mu bwoko bwa Lewi. Ni amakosa yagiye akora yose. Ubundi ikosa rya mbere yakoze ni uko yaremye ibishushanyo by'ibigirwamana agashyiraho abatambyi bo mu bwoko bwa Lewi butari mu bwoko bw'Abalewi kugira ngo bajye bemeza ibyo ategetse. Yashyizeho ibirori byo gusenga ibyo bigirwamana ku matariki yihimbiye, ariko ibyo byose yabikoze kugira ngo atangire idini rishya rizamufasha kuguma ku ngoma, ariko byarushijeho kurakaza Imana. Umva rero ibyo byose yabikoze kugira ngo yihimbire idini ryo kugira ngo yigarurire abantu, ariko Imana byatangiye kuyibabaza. Imana imutera umuvumo. Imana yohereje umuhanuzi avugira i Beteli aho Yerobowamu yaturaga. Uwo muhanuzi yahanuye ibizaba. Inyama z'izo nyana zizaturwaho zitwikirwe. Izina rya Yosiya umwami uzaza nyuma ryavuzwe mbere y'igihe. Abami nk'uko tubisoma mu Bami wa mbere 13 umurongo wa 2. Imana yavuze ko urubyaro rwa Yerobowamu ruzakurwaho. Umwana we w'umuhungu Abiya yararwaye. Yerobowamu yohereza umugore we kwihisha ajya kubaza umuhanuzi Ahiya. Ahiya yamubwiye ko umwana we azapfa kandi ko Isirayeli izacibwa kandi inzu ya Yerobowamu Imana izayirimbura burundu. Amaherezo rero ya Yerobowamu yamaze imyaka 22 ku ngoma ya Isirayeli, ariko Bibiliya irangiza iti Yerobowamu apfuye ahambwa. Ariko ntibivuze ko Imana yari yibagiwe ibyo yakoze. Inzu ye yararimbuwe, umuryango we waraciwe. Rero isomo twakuramo kuri twe ni uko Imana iha amahirwe abantu bose, ariko guhitamo neza cyangwa nabi ni inshingano y'umuntu. Rero Yerobowamu yatanze urugero rw'umwami wahisemo kwica amategeko y'Imana ngo yirinde guta ubutegetsi, ariko byaje kumuhindukana. Ubuyobozi bwiza si ubuyobozi bwiza si ukuba ubungabunga ubutegetsi, ahubwo ni ugukurikiza Imana, gukurikiza n'amategeko yayo, aho kugira ngo dutinye abantu cyangwa dushakishe uburyo bwo kwihamya twumvira Imana. Ibyaha byo kuyobya abantu bizahoraho bifite igihano gikomeye. Dusoza rero twahamagarira abantu bose bakurikira Humble Business TV, mwese mwakaze kugira ngo mujye mugira uburyo ki mukurikirana bino biganiro kandi mugire byinshi mbese muhindura nk'inshingano runaka y'akazi, y'ubuyobozi cyangwa iyo mu muryango, mugire uburyo ki mwagenda muhindura sosiyete kugira ngo mutazamera nka Yerobowamu. Yerobowamu yari afite isezerano ryiza, ariko yararirenze ahitamo kugusha abandi. Niba Imana yaraguhaye amahirwe, shyira Imana imbere. Ntukemere ibintu byawe uko wiboneye. Ntukiremere ibintu byawe uko wiboneye. Imana irababarira, ariko kuyobya imbaga bifite ingaruka zikomeye. Kanda like, ukande subscribe, usangize abandi inkuru ya Yerobowamu. Wibuke ko kuba intwari nyakuri atari ugutsimbarara ku butegetsi, ni ugutsimbarara ku Mana. Imana rero itugirire neza. Murakoze. Nge mwabanye muri iki kiganiro yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Humble Business TV. Mbifuriza kugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo. Muhorane. Shalom shalom. Bye bye.